Shuti izacu bakunzi ubutumwa bwiza bakunzi bikamba TV turabashuhuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi tuje noneho tutaje muri Bibiliya ahubwo dufite amateka y'ubuzima bwacu. Amen. Nitwa Pastor Steven ndi kumwe na mwene data rikabanza bibyere mbere ko dusenga. Karibu cyane. Urakoze cyane ndabashimiye Ikamba TV. Muri mukomeye murimo mukora cyane. Amen. Wo gukwirakwiza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Amen. No muri mutoroshye, no muri musaba imbaraga, no muri musaba kwihangana. Yes. Rero mbashimiye nanjye kuntumira kugira ngo tugirane iki kiganiro. Amen. Ko ntekereza ko ikiganiro tugiye kugirana ahangaha hari abantu benshi kiri bufashe, hari abantu benshi kiri buhindurira ubuzima. Yes. Habari bubone neza yuko n'ibintu byose bidashobokera abantu Imana ibishobora. Rwose. Rero Ikamba Karuvari TV Imana ibaho umugisha murimo murakora umurimo utoroshye cyane. Amen. Amen. So nitwa Theonest Kabayiza. Kabayiza. Nanjye ndi umwe mu bantu bamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Nawe turakwakiye ufunguye icano. Reka dusenge Imana. Uwera wa Isiraheli, Imana y'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Ndagushimiye twibutsa aho wadukuye. Twibutse ineza n'ibitangaza wadukoreye. Niyo mpamvu tubonetse hano kuri mikoro tuje kubwira abantu ibyo wakoze mu buzima bwacu. Reka muri aka kanya ukora ibitangaza hagati muri twe. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Theonest Kabayiza. Yes. Imana iguhe umugisha. Hallelujah. Ndashaka tubwire inshuti zacu n'abakundi ibiganiro byacu. Ubundi Kabayiza ninde? Kabayiza ni muntu ki? Kabayiza ni umugabo ubu ngubu ufatika. Imana ihaye umugisha. Amen. Kubera ko hari ahantu Imana imukuye cyangwa se imuvanye. Amen. Hari n'aho imugejeje, hari n'ahantu irimo imujyana. Yes. Bisobanuye ngo ni umugabo Imana igiriye neza cyane. Nukuri. Ariko Kabayiza ubona uno munsi ntago ari we wari kubona mu myaka nk'icumi ishize cyangwa 15. Amen. Kera yari Kabayiza ariko wa wundi usuzuguritse. Yes. Wa wundi uri mu buzima budafite ishusho. Amen. Budafite icyerekezo. Ureba ukabona nta shusho ubwo buzima bufite. Yes. Hari umuntu uba mu buzima ariko ukajya ureba ukabona nta shusho bufite habe n'akadomo k'ishusho. Ariko ndashima Imana ko nyuma y'uko Imana enyigaragarije yagiye ubuzima ishusho kugeza uyu munsi nawe wifuje kumvugisha. Haleluya. Kabayiza Imana igumugisha. Impamvu nagutumiye araka video nabonye kawe urimo uvuga ubuzima bwawe. Ndagusanga tubuhuje. Njewe Steven ubona uyu munsi. Ndi Steven wavukiye mu karere ka Rubavu. Mu murenge wa Nyamyumba. Ndi Steven wabayeho hari mu akagari ka Munanira. Umudugudu wa Ruhondo. Aho niho mvuka. Njewe ubuzima bwanjye wenda ntangiye nka nyuma ya genocide nibwo nagize ubuzima bubi. Urumva intambara imaze kurangira tumaze kubura ababyeyi. Nibwo nasa nkaho mbonye ubuzima budasanzwe. Uko Steven w'icyo gihe mbere ya genocide narifite papa na haraho ngaho nta kibazo ufite. Ariko nyuma yaho intambara imaze kurangira Steven wenda abantu baranzi ifite dread ifite imisatsi baranzi nitwara uko nishakiye. Ariko namaze kubona ka video kawe mbona ukuntu nawe Imana yagukuye kure. Ndavuga uyu mugabo duhuje ubuhamya. Njewe Steven Imana yanguye kure yavuze ngo kure wumve ahana hari kure yaho yakuye abandi. Yego. Biterwa n'uburyo umuntu abyumva. Wowe ugiye kwa muganga uzi kurembye cyane ari ugera ugasanga wowe nta nicyo urwaye uri muzima. Bitewe n'abo hasanze. Bitewe n'abo hasanze mbese uko wowe ufata ibintu niko biba bimeze. Ariko hari cyo unyibukije kantu ubundi kwa muganga ni umuntu bihutira kuvurana umuntu umeze ute. Kwa muganga ubundi bareba umuntu babyita ngo ni emergency cyangwa se umuntu uri urgence. Urgence ni umuntu babona ko ababaye kuruta baraho bose. Hari igihe ubyuka ukavuga uti jewe ndarembye meze nabi ngiye kwa muganga ndi muri koma nababaye. Wagera kwa muganga ugasanga hari abari none inyuma y'ubuzima urimo ugahita uvuga uti burya njye nubwo ndwaye.
ugahita wakira gukira. Yewe ndakiza ahubwo ndi muzima kuko uhita utajya kubona barimo bakira abantu noneho bari urgence bababaye kuruta uko umeze. None imana nayo ishobora kuba igira urgence, ishobora kuba hari abantu itabara barindembe yawe. No kuvuga ubundi imibereho ubuzima bw'Imana nuko dutandukiriye gatoya. Oya tugiye kure ariko nabyo biri mu murongo. No ngo hari umuririmbyi nigeze kumva warenge ngo ibya Yesu ni ku murongo. Buriya ngo ushobora kuba uri wa gatanu ariko wavamo ugasubira inyuma wagaruka ugahita ujya inyuma y'abandi. Rero no mu buzima busanzwe wowe ubuzi ko ubuzima bwawe unyuzemo ubuhamya bwawe buremereye bukomeye kuruta ubw'abandi, waganira n'undi muntu ugatuvuga utari kubundi ngiye burananyuze mu bikira tegeye ko mbona ibyanjye byoroshye. Yesu niko nkanjye ngewe nabaye imfubyi mfite imyaka 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Imyaka 10 nibwo natangiye ubuzima urugendo rwo kwirera. Nafite umujyanama, nafite uwambwira ngo ca muri inzira, nafite uwambwira ngo wakoze ikosa nawe ugukosora. Ubwo buzima ukabunyuramo mu myaka 10. Nawe kurura ishusho y'umwana y'imyaka 10 urimo wirera, wibaza akisubiza, wibaza buri kintu cyose akibaza akisubiza. Bwarubuze bugoye. Imyaka 10 y'ubuzima bwawe niwo watangira urwo rugendo. Niwo natangiye urugendo rwo kwirera. Urimo bivuga ngumva ndi gushesha urumesa kubera ko ngewe nagize amahirwe nubwo wenda ntakuze uko nabishakaga, ariko nibura mu myaka nabayeho nari mfite mama. Urumva ngewe ufite mama nawe utari umufite ntabwo turi kimwe cyane. Urumva iyo ufite umubyeyi w'umumama wawe aba afite ukuntu aguha agaciro kuruta burya n'umubyeyi w'umupapa. Yego. Rero ngewe nagize icyo kibazo. Mbaho muri ubwo buzima. Papa yagiye muri jenoside sigarana mama. Yego. Ariko nawe afite ibintu by'ibikomere byinshi bya jenoside. Yego. Maze kugira imyaka urumva jenoside nari mfite imyaka 10 nyine nibwo nyuma yayo gatoya mama nawe ndamubura. Yitaba Imana. Nawe ndamubura kubera zangaruka nyine za ya jenoside n'iki nawe aragenda ndamubura. Nimwaba mukibanye. Twaba tukibanye. Urumva ni imyaka 10 still. Yego. Kuva muri urwo rugendo rw'imyaka 10 kugeza uyu munsi, urumva ubuzima bwanyuzemo iyo ukurikiranye n'amateka uhita wumva ko n'ishuri nta ryabayemo. Birumvikana. Senze nibo byumva. Wera ko nagiye gushaka uburyo niga, Farije ishaka kunyishyurira, Farije ishaka ko niga, ariko nareba situation y'ubuzima ndimo nkabona nago ngiyewe nemerewe kwicara ku ntebe y'ishuri ngo nige. Cyambere uzigutaha he? Nziga mbahe, uziguba kwande, mbaho mbayeho nte, mbona birancanze. Nari mfite bashiki banjye babiri, umwe ari mukuru agira cyaracomoka arishakira, nsigarana undi mushiki wanjye wangwaga mu ntege mutoya. Ndavuga se ndajya kwiga, sister nawe nuko ubuzima niki ngewe nyoboka inzira yo gushaka ibyo nkora. Gusa ngira umugisha w'Imana sinajya mu muhanda ngo mbimbaye ibobo muri ako kanya. Ahubwo ntangira akazi kagayitse ko kugira ngo nshaka ubuzima bwazambesha hejuru. Bivuze akagayitse bwo nakahe? Urumva umwana y'imyaka 10 umaze kugera muri 12 n'itatu utangiye gukora mu tubari aba yamaze gutakaza icyizere cy'ubuzima. Ubwo akazi kanye natangiye mu kabari. Nangira gukora mu kabari, banyita kadogo, banyita peti, ndakana pe. Ubuzima burantwara muri ako kabari ariko ndwana n'ubuzima bwo kugira ngo wenda sister wanjye ndebe ko najya musapotinga duke nshoboye. 14 wari ufite n'itatu ukarira n'undi mushiki wawe w'inyuma yawe. W'inyuma yanjye ngomba kumenya ngo se uyu mushiki wanjye we arabahate ari gatewe turwanisha kawagumba mu ishuri ariko nkajya nsituragoringa n'uburyo nagira icyo musapotinga mu bushobozi buke yanari mfite birakomeza birakura. Ndakumva cyane. Urumva nigira akazi kuri tere. Yego. Mu kabare niga nangira ibintu byo gucoma, niga nangira ibintu byo kuba mu gikoni mfasha abacoma mfasha. Ariko igihe kiragera nanjye mvamo mu professionnel noneho wifuzwa n'andi mahoteli akomeye. Maze kubona ukuntu twiganye theology nasemenya ko nta hantu Imana itakura umuntu. Reka tubwire abasore wenda babari mu bya bwenge, tubwire abakobwa cyane cyane imfubyi bene data mudukurikiranye ubuzima bwawe ko bwa buri kose Imana yabukoresha.
none se uyu munsi turi kuvuga ubutumwa bwiza turamamaza Yesu kubera ko dufite n'ibihamya bituma tumwamamaza. Imana yadukuye. Yego. Dufite n'ibimenyetso birenga kimwe bitwemeza ko dukwiriye kwamamaza uwo mugabo witwa Kristo watugiriye neza. Amen. So pastor natangiye urugendo rw'urumogi. Yego. Maze kugira imyaka 15 gutyo 4. Muri urwo rugendo niho ninjiye mu bintu by'urumogi. N'urumogi kugeza mu myaka ndaruza narungeza muri 2006 kuva muri 2001. Imyaka 5 imyaka 5 muri ubwo buzima. Urumogi ntawo kubwira ngo rureke. Ari bwo buzima ntekereza ari rwo rutuma mbese mbasha kumva ko natekereza neza. Ari rwo rutuma nshobora kuryama nkumva ngo nibwo nabonye ibitotsi. Ari rwo rutuma ushobora kubasha kuvuga ngo reka ngire ikintu njya. Yego. Kumva mbese wabaye mu cyongereza hari cyo bita addicted. Wabaye imbata. Yes. Wabaye imbata y'icyo kintu. Ndibuka ari gihe nigeze kuryama. Uwo munsi nibagiye kurugura ndavuga reka nihangane ndyame nzarugure. Ndaryama byageze saa 7 ibitotsi ndabira saa 8 ndabyuka njya gushaka ahantu nguri urumogi kugira ngo mbone ibitotsi. Yes. Urumva nari ngeze ku buzima bukomeye. So urumogi ndarunywa ndaruvutura kabisa kuko nari mfite uburenganzira nta warumbuzaga nta warungiraga inama uretse leta ikangurira abantu kuva mu biyobyabwenge. Ariko muri ya leta nyine iyo igaragariza ko iri gukora ibyaha bihanwa n'amategeko. Ariko ntago wahura n'umuntu ngo akwegere nk'umupolisi agufasha abanza kuganirize yumve n'impamvu runywa ahubwo we yumva yakwambika ipingu akagufunga. Ariko buri kuganirije hari n'igihe wabireka bayakuganirije. Ni nabyo mbwira wenda polisi yacu y'igihugu bagiye bafata bari abantu babanze babaganirize. Nekereza ko rimwe na rimwe ko abatari imihamagaro yabo buriya njyewe nta muntu wanguye ku rumogi ahubwo ni imbaraga z'Imana. Uzi ko icyo leta icyananiye leta Imana ikikora kubera ko wangu ikintu gitangaje ni kimwe. Uzi ko polisi irakwirukangana abacuruzi b'ibiyobyabwenge abanywa taba abanywa rumogi ikahangana nabo igakoresha imbaraga zabo nka leta nk'abapolisi. Ariko igihe Yesu ashatse kugira ngo aguhindure nta kigorana na kimwe gihari. Yes. Ijambo rimwe gusa ribasha guhita ritransform mu buzima bwawe rigahita ribuhindura ugahita uhinduka icyaremwe gishya. Nta mbaraga z'umurengera zibayeho. Niyo mpamvu tubwira abantu banywa itabi cyangwa banywa ibiyobyabwenge bindi tugize umugisha bajya bumva ubutumwa bwiza bw'Imana. Yego. Ni na mpamvu turi hano kuri iyi televiziyo yawe kuri iyi channel ya Imana yaguhaye yagutangirije turimo turagira ngo hagire bamwe bava hariya twabasize bareka ibiyobyabwenge kuko ntacyo byabamarira. Yego. Ntabwo itabi ritanga ibitotsi ahubwo ritanga umuruho. Yego. Ntabwo itabi ritanga ubuzima ahubwo ritanga agahinda. Yego rica. Ntabwo itabi ryaguha icyubahiro ahubwo riragusuzugura. Yego. Pastor zuko umuntu akubona unywa itabi nikofa akayifata ngo tayira none uca mu bana ikofi bakazifata. Uri kuri gare wirya witegeye akabisi umuntu yakubona atangira gufata ikofi. Uriya muntu n'umuntu kandi wenda nuniba. Yes. Ntabwo ubwiyongeso uyigira ariko arakureba uburyo ryahiye ijisho uburyo itabi ryakushaga atavuga ati ibandi turi kumwanga hamwitonde. Noneho ikibi cy'itabi rikubuza kujya mu bantu. Yego. Uzi ko umuntu anywa itabi nahanyuze kandi yarize azi Igifaransa azi Icyongereza yewe azi n'Ikinyarwanda n'Igiswahili ariko kubera ukuntu yabaye imbata y'itabi yanavuga n'ijambo rifite umumaro ntibaryumve mwana ntibaryumve kuko rega uba wambaye igisuzuguriro. Ntabwo itabi ryubahisha mu by'ukuri. Ntabwo ibiyobyabwenge bavandimwe rubyiruko nshuti z'umusaraba mutwumve mutwiteho. Ntabwo urumogi uretse no kuba uhindutse umuntu uhigwa na leta nta mahoro byaguha. Yego. Ntabwo nibaza yuko umuntu uri wanted igihugu gihiga ntabwo yagira amahoro. Ntabuzi kuko uri mu gihugu kiguhiga leta iguhiga kubera kucuruza ibiyobyabwenge kubera kubinywa kubera kubikoresha. Reka nkubwire nta mahoro ushobora kugira nta n'umugisha wagirira mu gihugu cyawe. Nta mushinga upanga ngo bikore. Nta mushinga upanga ngo byemere. Rero nama twabagira wenda ngarutse gatoya nibave mu nzira barimo. Yes.
baze muri Kristo Yesu. Itabi nta mahoro ryaguha, icyaguha amahoro ni Yesu. Itabi nta buzima ryaguha, icyaguha ubuzima ni Kristo wenyine, kuko niwe buzima, niwe banze ryo kwizera. Yaravuze ngo niwe mwamutanga amahoro. Tukiraha ntujye kure cyane, dufite ababyeyi bafite abana banywa itabi. None ababyeyi wenda bananiwe guhindura bariya bana, nkanje nawe twanyweye itabi, tutari dufite ababyeyi bari dukuraho. Imana ikaduhindura ikoresheje wenda n'abadusengeye tutanazi cyangwa se n'abandi. Aba babyeyi ni iki twababwira? Aba babyeyi icyo twababwira ni kimwe gikomeye kuruta ibindi, nabwo imbaraga zabo zakura umwana ku itabi. Kuko hari wenda utarasubiza, hari ukuntu umubyeyi afata umwana we akamwohereza mu kigo ngororamuco, sibyo? Wenda ashingiye ko nagira mu kigo ngororamuco wenda azava itabi rya leta izamufasha imugorore agororoke byemere. Ariko yavayo yagaruka mu bantu ngura akanywa itabi. Hari ahantu urumva atakina amasengesho. Icyo twababwira bo ni basengera abana babo. Basenge, bereka abana Imana, babatura Imana, basengere rwose, banabaganirize. Hanyuma ikindi wenda nabwira wenda polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda ni gerageze ikorane n'abantu nkatwe twarunyweye, tujye kubafasha kuganiriza bari abantu. Reka njyana muri gereza mbwira tuganira n'aba bantu, negure y'igiterane, mbabwire bubi bw'itabi, mbabwire wabaha amahoro, bareke itabi, bareke kwirirwa iyo wanyweye itabi nta n'iterambere ry'igihugu waharanira. None ryava he? Ntago wariharanira, kuko igihugu gitera imbere kuko nge nateye imbere. Igihugu gitera imbere kubera ko nagize ubuzima buzima. Yego. Ubuzima buzima rero ntabufite n'igihugu nticyatera imbere, kuko hari amafaranga kigutangamo kikuvura. Hari amafaranga uretse no kumvura n'ikinamfunga kirangaburira. Hari amafaranga kiri bunshyeho kigaburira. Ariko nigikorane abapolisi nibafata bavuga butumwa abapasteri banyweye itabi ngabo babyemera bakabatanga ubuhamya, bababwire bati none tugiye gukorana. Babahe uburenganzira bagiye bakora ibiterane mu magereza, bagiye babashyigikire begere babanywa itabi, kuko nitwe tuzi nicyo twabaganiriza tukababwira, kuko tuzi Sangirene, tuzi Kinyambego, turazizi zose amasangirene, tuzi ukuntu umuntu aroringa ibyo bita strombo. Ntago polisi bizi, ariko byibuze twayifasha kugira ngo twubake igihugu cyacu. Ni nayo mpamvu Imana yaduhamagaye ikadukura muri biriya, yagira ngo izidufashe ije dushoboze kubaka igihugu cyatubyaye. Iyi ni gakondo yacu, none ni igihugu Imana yaduhaye kukibukiraho. Dukwiriye guharanira gufatanya n'igihugu kubaka igihugu kikagira imisingi ifatika, urubyiruko rukava mu biyobyabwenge, urubyiruko rukarekura urumogi, urubyiruko rugahindura imyumvire, bagashaka icyabateza imbere cyane kuruta uko baharanira kwisuzuguza. Itabi rirasuzuguza mu by'ukuri. Twagiye kuri nacyo komeza. Nuko ureye umwana murakomezanyije, urankura umukanarira n'umwana, ugeze muri Serina. Hariya wahageze muri Serina wumvaga Imana, ese hariye urakamenya Imana cyangwa nta Mana waruzi? Ninjira muri Serena, ninjira muri kiriya kigo bwa mbere narinzi Imana, nari maze gukizwa. Nari maze guhinduka, maze kubona ko nta hitakuvana nta nahitakugeza. Ariko hagati aho mbere yuko wenda njyayo harimo urundi rugendo. Harimo urundi rugendo, kuko icyo gihe Serena ko yari ikomeye mu gihugu, ari hotel ikomeye cyane. Kubona y'akazi utarize byari ibintu byari bikomeye cyane, kuko nta na certificate yakoreragayo, na amadiplome y'abantu bize ibyo bintu. Ariko ngewe na diplome nari mfite, nari mfite certificate y'amahugurwa makeya nayo biraho ngaho. Kugira ngo Serena icyo gihe guha akazi yagomba kuguha training y'amezi 6 udahembwa, uri umutrainee, uri umustajeri. Ariko ngewe ninjiyeyo banyigisha akazi banampemba kubera ko byari umugambi w'Imana. Haleluya. Umva Imana rero, byari umugambi w'Imana, kuko niyo hotel ya mbere ikomeye. Ibyo bita ama equipment, ibikoresho yari ifite ntago nayo nakabibonaho n'ubwa mbere nari mbibonye. Ariko Imana yemera yuko magera bakanajya bananyigisha, bambwira bibi bikora gutya, ibi bikora gutya, bakanampemba agashara. Imana ihabwe icyubahiro, kubera ko Imana yari yarambwiye ngo umwana wanjye nzakugirira neza. Haleluya. Iyo waretse urumogi ukava mu biyobyabwenge ukemerera ubushake bw'Imana, ubuzima buba transformed, burahinduka. Imana itangira kuvugana nawe. Imana itangira kuvugana nawe. So ubwo buzima mbonyuramo, sister aza kwiga ararangiza
segonderi nawe agira cyarashaka nanjye nangira ubuzima bwo gutangira no amashoti courses byo kwiga no kwihugura wa muntu utarize uyu munsi hari amasomo afite muri we uyu munsi ashobora kuvuga icyongereza neza nta kibazo na kaminuza mfite ariko level y'amashuri mfite hari umuntu tutavuga n'icyongereza kandi afite kaminuza hari umuntu tutaganira icyongereza kandi afite kaminuza kubera Imana yaragira anyigisha inyigisha icyongereza inyigisha igiswahili inyigisha ikigande birimo byose bikoreshwa hano hafi byose mbivuga nk'umuntu wabivukiyemo kubera ko Yesu yanyigishije. Ahangaha bituma umuntu yizera ko Yesu yamukura kuri so na ahantu habi Imana idashobora kugukura. Pasteri kugira ngo Imana ikugirire ubuntu igikenerwa no kwakira ubuntu bw'Imana. Amen. Ukamenya ko ukwiriye guhindura ubuzima wari urimo. Amen. Pastor uziko nije nabaye mu rusengero ariko kurekura urumogi byarananiye kandi no mu rusengero. No mu rusengero naza mu rusengero ngatanga ajya kunywa urumogi nkaza mu rusengero ngatanga ajya kunywa urumogi ariko kubera ko Imana yo yari inkeneye nitume nturwa urusengero yego di igakomeza ikanyumvisha ko ngomba kujyanza nta kibazo nubwo nkakurura ariko afazari ngenza mu nzu y'Imana kuko naye narahageze numva ubwiza bwayo numva harimo umunezero numva harimo ubuzima buruta ubwo hanze ukiraho kano kandagira ngo gasobanurira abantu hari amatorero yirukana abantu babanyabyaha cyangwa se baba atabaha ikazi ese buriya nk'iyo kiragihe baguhishurirwa bakakwirukana uyu munsi kuri umukozi w'Imana urumva itorero itakuba ryarahombye ayo makosa barayakora cyane ayo makosa barayakora cyane abapasiteri mu nsengero ngo umuntu ngo yambaye ubusa ngo gasanga umuntu warinjiye hari naho nagiye mbibona umuntu akinjira yaraye mu kabari yasinze akaza adandabira naza mu nzu y'Imana kwa kundi korari yajya kubyina nawe akajya imbere akabyina ibyo ashaka abadiyakoni bakagenda bakamusunika bakamusohora. Jewe nigeze mbwira umudiyakoni mwe ndamubwira uyu muntu uri gusohora wamwinjije wamuhamagaye uzi uko ageze mu nzu y'Imana yego se ese kuki atembye aza mu nzu y'Imana sisa kuki umusohora se wowe wagaze hano ngo usohora abantu cyangwa wagaze hano ngo wakira abantu yasinze yaraye mu kabari nibyo aragaragara nk'umusazi ariko niba ukenewe ntabwo ukeneye nge wambaye ikoti ukeneye uriya kugira ngo aze nabo ubuzima buhinduke. Mudiyakoni arandeba n'upasiteri mitamvugara mushumba nababwiye mushumba ibi ni amakosa kuko hari ahantu nigeze kujya kwigisha mbona bafite ukuntu bicaza abantu basa nabi hari aho bicara n'abantu basa neza hari aho bicara ndibaza none se uriya muntu usa neza nawe yavuye mu usa nabi uriya muntu usa nabi nawe ejo yaza yambaye kositimu kubera iki baravuga urabona ngo barabona ngo bahumura nabi ndavuga se none iyo umuntu aje mu rusengero ahumura nabi bafite ranje babicazamo ese kiriya kintu mu by'ukuri nje kuri ngewe ntabwo nagishimye kuvuga ngo iyo ngewe umushumba wanjye icyo gihe ndanamushuje mu izina rya Yesu Pastor Canisius Gacura n'inshuti yanjye ninjiye mu rusengero rwe nsa nabi icyo gihe rwose ndumura urumogi wenda ntabwo nabimubwiye ko nkirunywa ariko wenda yarabibonaga nk'umushumba uzi ubwenge ariko akandeka nkakomeza nkaza mu nzu y'Imana yego akandeka nkakomeza nkaba hafi muri korali njya no muri korali ndaririmba nganya nta nkinywera ibure nta kibazo kandi uri no muri korali ariko yari afite umwuka w'Imana Canisius Imana imuha umugisha wenda iki kiganiro azakibona ndagushimiye pasteur umukozi w'Imana warakoze kutirukana Theo uri unyirukana mu rusengero cyangwa ukambwira uti ndabona utarahinduka genda va mu maso yanjye ubu mba ndi inzererezi mba ndi mayibo ariko rumwe mu bantu bagize uruhare cyane mu buzima bwanjye Imana iguhereza umugisha uvuga ngo uri we abifitemo uruhare Pastor Gacura Imana iguha umugisha. Hanyuma twarimo tuvuga ku bantu birukana abantu mu nzu y'Imana pastor reka nkubyize ukuri tugize umugisha w'Imana urusengero rwajya ruzamo abasinzi yego nase ubune nituruzamo twese twarakijijwe ubundi twe tuba tuje gukora iki sisa
tuba tuje gukora twe twamenye Yesu twe nawe ukeneye guhinduka twe twarahindutse ahubwo dukeneye bariya baza basinze bariya baza baraye mu ndaya bariya baza banyweye inzoga bariya baza banyweye urumogi baze mu nzu y'Imana niba Yesu ashaka cyane ko nta muntu muzima ujya kwa muganga kandi umuganga yakira abarwayi ese muganga yasubizayo umurwayi ntabwo bishoboka wenda twari turimo twibereye muri story y'ubuzima bwacu cyane ko ari byo bidushishikarije ariyo ntego dufite kugira ngo n'abari mu buzima nk'ubwo twabayemo babashe guhinduka nuko Theoneste uri muri Serena ukomeje gukora wakomeza ukabwira abantu ndakora igihe kiragera mvayo noneho navuye muri Serena njya gukorera muri company muri ministeri imwe ya organization y'Imana y'ibintu by'Imana yitwa New Life hano hakurya mu Kagarama iri hejuru hano yego New Life ndayikorera imyaka 4 nayo nkorana nabo n'abazungu babo mvayo njya mu ibyanjye nabyo mbivamo convention ikinguye bati dufite umu professionnel nawe ugomba kuza ahangaha Yesu yaragutambagije convention ikinguye bati turashaka aba professionnel Theo nawe agomba kuboneka mu professionnel naho ndagenda ndayifungura nyikorera imyaka 2 nayo ndayivamo ndagenda so rero aho Imana inshishije hakomeyeho ni henshi birumvikana ni henshi kuko ni henshi wabonaga Theo kiriya gihe cya mbere uri mu muhanda w'urumogi ese iyi munsi yakubonye kuko hari ukuntu abantu baca karongo ndabizi hari ukuntu umuntu mubona mu nzira bakabona wenda yambaye ibikweta bishaje cyangwa se byaramucanza ugati oriya ntacyazigezaho cyane ko ari igihe umwana w'umuntu ahereza undi mwana w'umuntu bitewe nuko abyumva wenda wafite imodoka wafite inzu afite n'ibindi noneho yareba mwene se akumva ko we byarangiye noneho akibagirwa ko iyo mutabaye nawe yagutabara hano nicyo twabwira abantu basa nkaho bavuzweho nk'ayo magambo ababwira ko batazatera imbere icyo nabwira abo bantu ni ugutesha agaciro amagambo abantu bakuvuzeho yes ibyo abantu bakuvuzeho ni byinshi ibyo abantu bakikuvugaho n'uyu munsi ni byinshi n'ibyo bazakuvugaho ni byinshi ariko ntabwo ukeneye kumva ibyo abantu bavuga ku buzima bwawe haleluya icyo ukeneye kumva ni iki Imana ivugana n'ubuzima bwawe haleluya icyo nicyo gikeneye pastor kuko nakabaye njye naracitse intege narabivuyemo kubera ko iyo ugeze mu bintu by'Imana ugasanga abantu bakijijwe wari umunywatabi uhinduye societe ni bari kukwiyumvamo ni bari kukwibonamo baracyagufata nka kwa kundi burya wasubira inyuma ukabivamo yego kuko aho ugiye usanze batakwakira ukavuga uti nsiza abanyakiraga nsiza abo twasangiraga none nje mu batanyakira wakabaye ubivamo yego ni naho abantu benshi babiviramo yego hari ni naho twatangiye tuvuga tuti abakozi b'Imana basubiza y'abantu muri ubwo buryo baba barimo babasubiza mu byaha yes ntabwo dukwiriye kubasubizayo ahubwo dukwiriye kurushaho kubegera tukabahindura inshuti cyane ko baba bahinduye inshuti yego twamara kubahindura inshuti tukabereka yuko batari bonyine amen wowe rero abantu bavuga amagambo wicibwa intege n'amagambo abantu bavuga ahubwo reba icyo Imana igambiriye ku buzima bwawe ni igiki amen nawe iyo umaze kumenya icyo Imana igambiriye ku buzima bwawe uko byamera kose hari ibimenyetso by'ibyiza uba wagiye ubona amen ko niba waje mu nzu y'Imana wari umunywaro mu gihe utaruzi kwambara inkweto kabusigaye wambara agakweto keza ibyo byose wabonye ko hari ubuzima bushyashya winjiyemo niba wari umunywaro mu gihe wibereye mu nzira z'abanywatabi utaruzi ko wenda hari agashati keza wadodesha kakakubera ugabona utangiye kujya wambara akantu gafuze gasa neza utangiye kubona ko hari icyerekezo cy'ubuzima gihari yego n'abandi bajyaga bagusuzugura bagufata nk'umunywatabi nk'umuntu utagira ibitekerezo ugatangira kubona hari abantu bakwegera washumba bakakwegera akakubwira uri umugabo uzaba umugabo ejo ni heza ejo hari ubuzima dore kora gutya korera Imana isenga gira gutya akakwigisha gusenga uriya muntu umuhindura inshuti y'umutima amen kuko ubu umaze kubona ibimenyetso by'inzira kujyanamo ko ari inzira nziza so rero abantu bari muri ubwo buzima bakomeze bashaka Imana izabiyereka amen wenda hari ijambo wasoma bwira abantu wenda dusa nka tujya ku musozo riri ku mutima wawe Imana izabiyereka reka wenda nsome ijambo rimwe riri mu Baefeso Abaefeso ibice byaho 3 umurongo wa 20
ibice byaho 3 umurongo wa 20. Yes. Mwihangane Abaefeso 3:20 Bibiliya iravuga ngo murongo wa 20 Bibiliya iravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Imana ibasha cyane gukora ibiruta cyane ibyo twe dutekereza. Yego. N'ibyo twibwira. Yego. Mu bundi buryo Imana ibasha gufata abantu banywaga urumogi ikabahindura ikabavana mu rumogi ikabashyiramo mwuka wera ikabaterekamo mwuka wera w'Amakosite. Haleluya. Lekita. Haleluya. Imana ishobora mekosa irahindura wango iracenginga ahari hari imyotsi igahitihanaguramo ikayikuramo igaterekamo isoko y'umwuka wera. Mwuka wera akadudubiza mu buzima bwawe agahitaza akakoza akagukarabya akagusiga yamara kugusiga akakwambika ukaba umugabo. Uyu munsi ukaba ufite urugo rwawe ukaba uri umugabo wo guhamya ko Kristo ari umwami. Wundi wari imfubyi uyu munsi akaba ari umugabo ufite urugo wubatse ufite umugore mwiza. Mfite umugore mwiza naramubonye. Mfite umugore mwiza w'icyitegererezo. Uyu tuzamutumira kukambatifa ndamuzi naramubonye. Mfite umugore mwiza Imana yamaye umugore mwiza. Ikindi kintu namukundiye umugore urakizi aze kwakira abashitsi. Mana we ndagushohoje mu izina rya Yesu. Madame Theoneste igihe naje aho kanyakira wambibyemo imbuto idasanzwe. Imana iguha umugisha kandi nzagaruka. Mfite umugore mwiza byaranejeje cyane iyo murebye ndishima. Izo ni inyungu z'uko nitabye umuhamagaro. Okay, zo kuba mu gakiza, zo kuba mu nzu y'Imana nkava kuko nawe yaza kumenya mbere nkinkwe ibyo bintu byose nago yari kunyemera. Birumvikana. Ariko kuko twahuye Yesu yarampinduye icyaremwe gishya yaranyemera avuga ati niwe mugabo wanjye. Haleluya. Ndamushuhuje. Utumye nibuka umugore wanjye baramuzi kugamba TV. Uyu munsi kubera umunezero nuzuye kubera we ari mu bantu nabo buriya bafasha ubuzima bwanjye gutera imbere cyane. Ahubwo ni nawe wa mbere kuko buriya umugore wawe atemeye ibyo ukora. Atemeye ibyo nkora natakara. Ubu rero yahinduriwe izina namwise Zahabu Nziza kubera ko nabonye yuko ari ibuye ry'agaciro rikomeye Imana yamaye mu buzima bwawe. Irabivuga ngo umugore mwiza ngo atibiye rya Marijane. Hari tibiye rya Marijane. Rero wa wundi wari mayibobo nduzi ko yari mayibobo yari umuyobya bwenge yari umusazi. Buriya abantu b'inyamirambo bo baranze cyane iyo bambonye. Abantu b'inyamirambo iyo bambonye naravuga bahita bavuga ngo hariho Imana. Yes. Uri muntu ukuzi yakubonye akabona muri wowe impinduka aravuga ngo hari Imana ihindura ubuzima. Ibasha gukora cyane. Abantu b'inyamirambo wenda harabo twarusangiye urumogi mu gihari. Urumogi nta gaciro ruzaguha. Urumogi nta buzima ruzaguha. Ikigubuzima nuko wakwemera Yesu agahindura ubuzima bwawe. Amen. Nuko wakwemera Yesu agatunganya ubuzima bwawe. Akaguha icyerekezo cy'ubuzima. Imana ibaho umugisha. Theo Imana iguha umugisha. Ariko umbitsemo akantu gakomeye kitwa ngo guhesha agaciro umugore. Buriya uburyo nabonye uha agaciro umugore wawe birakwiye ko umugabo wenda tugize amahirwe umugabo akabona iyi video Imana iguhe imbaraga zo guha agaciro umugore wawe. Abagabo bose inama twabagira nuko buriya umuryango ufite amahoro ugira umugisha. Yego. Umuryango ufite umunezero abana bishimanye n'ababyeyi ababyeyi bishimanye n'abana uwo muryango ugira umugisha uko byamera kose. Rero amakimbirane asenya umuryango ntago yubaka umuryango. Abagabo baduteze amatwi abagore baduteze amatwi muhana agaciro nk'abantu Imana yahuje ikabagira umwe. Yego. Mwubahane mukundane nibwo iterambere ry'umuryango wanyu rizagaragara. Amen. Iterambere ry'umuryango wabo rizagaragara. Bazaba bubahirije indangagaciro za Gikristo kandi bazagira n'indangagaciro z'igihugu kubera ko igihugu cyacu nacyo gifite urugamba rwo kwirwa mu ntambara z'abarwanye z'abasenye ingo. Amadivorce ni menshi kandi abantu bakajya kwa divorce barakundanye barateretanye bararamagije bagashimana ugasanga ibyo bintu biri mu bintu bidindiza n'iterambere ry'igihugu.
gusenya kw'ingo biradindiza umuryango, biradindiza igihugu, abana bagira ingaruka bakabaho nabi, abana babaho mu buzima bubabaje kandi bafite ababyeyi. Rero babyeyi muduteze amatwi, babyeyi mutwumva, umuryango mwiza, Bibiliya avuga ngo urugo rwiza ni ijuru ritoya. Buriya ni ijuru ritoya, ariko birashoboka ko haba urugo rwiza. Birashoboka cyane. Gute? Birashoboka cyane. Ngewe urugo rwiza nimera kurwanya, mfite urugo rwiza. Amen. Mfite urugo rwiza kuva rwabaho rutaragira amakimbirane. Yes. Mfite urugo rwiza kuva rwabaho abana batarabona papa na mama barwana, papa na mama batongana. Ngo ni rwo rwiza. Abana bahora babona ababyeyi bishimanye, ababyeyi basekana, ababyeyi bakundanye. Okay. Bakundanye. Urwo rugo ruba rufite amahoro. Na leta ntabwo ibihangayikishijwe no guhora bavuga ngo noneho turasanga bicanye. Cyane ko ubu ngubu ubwicanyi buri hejuru cyane. Kuki mubuza amahoro leta kandi yarabasezeranyije mukundana? Kuki mubuza amahoro leta? Mana we tabara. Umugore yishe umugabo yishe umugore, abana bishe papa wabo. Inama iruta izindi rero pasteur. Yego. Iyi miryango leta ntacyo yakora kugira ngo baticana. Leta ntacyo yakora kugira ngo badasenya. Leta ntacyo yakora kugira ngo hatabaho amakimbirane atabaho. Leta nta kintu yakora muri ibyo byose. Abagira icyo bakora ba mbere ni umugabo n'umugore ba nyir'urugo. Yego, bombo ubwabo begera Imana basenga. Yego. Urugo barushyire ku musingi wa Yesu. Yego. Kuko Bibiliya avuga ngo iyo wubatse ku musenyi imvura yijira bihirika. Ariko niba mwubaka ku rutare ari we Kristo, urutare ari rwo Kristo Yesu, Hallelujah, urwo rugo ruzagira amahoro, urwo rugo ruzagira umugisha, urwo rugo rutunganirwe. Uwiteka abahire. Tugana ku musozo, twari dufite ikiganiro nge n'umukozi w'Imana dusesengura ubuzima bwacu, uburyo twabayemo. Uburyo twabayeho twari buryo bugoranye, ariko muri ubwo buryo bugoranye Imana yaduhinduyemo imiyoboro. Iyo mpamvu yavuze ngo erega ibasha gukora cyane. So mwene data ukurikiranye Ikamba TV, utarakora subscribe, ikora vuba kugira ngo kore kunzogera ujye ubona ubuhamya bwacu. Tuzagaruka noneho tubabwira dufite umutumirwa umugore we, ndayibasezeranyije. Nzagaruka nzana umugore we, noneho mubwira ngo mubaza ubona Theoneste wamubonye gute. Ndayibasezeranyije tuzabumubazanira. Cya kabiri kandi turabasezeranije ko aho muri tuzakomeza kubasengera. Turabasengera, dusengera abana banyu. Reka ngubwire, ngiye Imana yahinduye Steven igahindura Theoneste, twaranywaga urumogi, n'abana be bazahinduka. Turakwijeje ko imbaraga Imana yakoresheje iduhindura iracyazifite. Izahindura abana bawe batagiye iwawa, batagiye mu bigo ngororamuco, ahubwo umwuka wera w'Imana dukomeza usengera abana bawe, ibasha gukora cyane ibiruta ibyo wewe wakoze. Waragerageje byaranze, ariko Imana yo izabikora bizemera. Ikindi wenda tutakwibagirwa mushumba, wenda uraza gutanga amadresse aba babyeyi bafite abana babananiye muri urwo rwego, bajye baduhamagara. Yego, tubaganirize. Bajye baduhamagara tubaganirize, nicyo kintu Imana iduhamagariye. Yego. Buriya iyo Imana igukijije ibiguhaye umuti wo kujya gukiza abandi. Yes. Aka kantu bakumve neza. Iyo Imana igukijije ibiguhaye umuti wo kujya gukiza abandi. So ababyeyi bafite izo urugamba rw'abana babananiye, rw'abana banywa ibiyobyabwenge, rw'abana babananiye babanyibirara, bajye baduhamagara tubaganirize. Dufite strategy Imana yaduhaye, dufite n'ubwenge Imana yaduhaye bwo guhindura ubuzima bw'umuntu bugahinduka. Amen. Babyumvise, uwo ni umuti. Nimero iraho ngaho urayibona, duhamagare. Tebo turabana, turabonana cyane. Reka rero Theo, tugana ku musozo, ntabwo tuvuze wenda ubuzima bwacu bwose, ariko reka tuzagaruka tubisubiremo kuko tunyuze hejuru. Ntabwo ubuhamya urumva ubuhamya bw'imyaka umuntu anyuzemo yose aba ashaka ubuzima, arwana n'ubuzima, ntabwo ushobora kubutanga mu isaha imwe cyangwa mu masaha abiri. Reka noneho tubemere igice cya kabiri, tuzagaruka twongere tubabwire. Yego, kuko na nyuma y'uko umuntu abivuyemo hari urundi rwego umuntu agezemo. tuzagenda tubabwira ubuzima uko bugenda etape par etape, uko Imana ihinduye ibintu tukubwira impamvu yabyo. Amen. Uko Imana ihinduye ubuzima tukubwira uko byagenze. Amen. Kubera yuko nicyo kintu duhamagariwe kuvuga ko Yesu hari aho akura abantu, hari naho abajyana. Amen.
niyo mpamvu turi muri rwa rugendo rwa ngo utazi yava ntamenye yajya. Twe twibuka aho twavuye, niyo mpamvu turimo duha agaciro naho turi. Yego. Kandi tugashaka no kugera ahandi hakomeye. So Imana ikomeze dushoboze tuzagaruka. Reka tugusabe usengere abantu badukunda n'abakubonye n'abazakomeza kukubona. Imana iguhe umugisha. Karibu dusenge. Uri Imana y'amahoro. Haleluya. Uri Imana itanga ubuzima. Haleluya. Aho ubuzima bwabuze. Ndetse n'ubwapfuye urabuzura bukongera bukabaho. Yes. Uri umwami wavuze ngo abakwizera nubwo baba barapfuye kandi bazongera babeho. Harimo n'abanywa ibiyobyabwenge. Wamana we wowe wahinduye ubuzima bwanjye ukabuvana mu biyobyabwenge. Izina rya Yesu. Wowe wahinduye ubuzima bwa Pastor Steven ukabuvana mu biyobyabwenge. Bahindure Mana. Wowe ushoboye byose. Ijambo rivuga ngo uko wari uri n'uyu munsi ni kuki uri Imana idahinduka. Haleluya. Dusengeye aba bana bari ku biyobyabwenge. Dusengeye aba babyeyi bafite abana bari mu biyobyabwenge. Ubaha umutima ukomeye kandi ubaha imbaraga zo gukomeza kubasengera. Mana aba bana reka ubaha umutima wo guhinduka. Baremamo umutima wo guhinduka. Bahindure kuko ni wewe wenyine, nta mudokiteri wahindura ubuzima bw'umuntu. Nta muganga ukomeye ku isi wahindura ubuzima bw'umuntu. Ariko wowe umwami womora imitima ugahindura ubuzima bw'abantu bugahinduka. Nsengeye umusore, nsengeye umukobwa, nsengeye umubyeyi uri mu biyobyabwenge, nsengeye abo bantu kugira ngo bahindure. Baze badufashe kubaka igihugu cyatubyaye. Baze badufashe kubaka umuryango nyarwanda. Baze badufashe kubaka iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda. Kuko twamenye ko abaye mu biyobyabwenge nta terambere bagira. Reka mwuka wera abagenderera aho bari hose. Reka imbaraga zisumba byose aho bari hose zibakoreho, bahinduke ibyaremwe bishya mu izina rya Yesu. Dusengeye igihugu cyacu, ukigirire neza, ugihe umugisha mu iterambere ryose. Mana ugihe uburumbuke mu butaka bwacyo. Reka iki gihugu girumbuke cyere. Mana data nyiringabo, urwanye intambara zagihagurukira, uhagarika imigambi mibisha yose mu izina rya Yesu. Turasenze ngo iki gihugu cyacu ukomeze kukiduheramo umugisha, nacyo ucyagurira iterambere. Abayobozi bacu ukomeze kubafasha no kubashyigikira nk'uko natwe tubashyigikiye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha. Tuzagaruka tubabwira igice cya kabiri cy'ubuzima bwacu. Turabakunda, tubifurije kubaho muri Kristo Yesu. Amen. Amen.